Alo. Meze gute se? Ariko ubwo utinyuka ukambeshya ngo uraza kunsura ukambeshya wumva utekereza iki? Hanyuma bitanu byanjye nakohereje ngo uze kundeba se ngo byagenze gutera? Uraje umbeshye ngo imvura yaguye. Imvura yaguye mu gihugu cyose yanga guhita se. Ako mwajya mureka uburyarya. Reka nkubwire rero wagakobwa we. N'undi munsi utazongera kumenyera. Ntabwo ari we mukobwa uba muri iki gihugu cy'u Rwanda wenyine. Nuko muzamwirirwa muri amafaranga y'abasore. Umuraje ngo mu basore nta gahunda mufite. Hasone. Uzi ko uzasura na nyogokuru wawe wapfuye. Nureba nabi. Ibyo ni ibikeneye gukubwira. Ubwo se bitanu byanyari kubyigura mwinyama n'intuza n'ikira kibiraye nkabirya nkabishyira imbere y'agapira none ubitwariye inyatsi. Ko nari nzi ko nza kubigusarura muri none uhise ugenda. Kamaze nkubwire. Suntwariye bitanu. Uretse. Hari igihe uzahura n'umuzimu wa nyogokuru wawe sha. Uzonye no kunkinisha njye n'umunsi n'umwe. Yego. Njye ubundi baranzi. Kigali yose baranzi ko ndi hiti. Bakaba banyitaga Kwaya. Umwana waturutse Nyamasheke waje gushaka ifaranga mu mujyi wa Kigali. Urakunyumva neza. Ye niko banyitumba. Uburyo ngo utuye. Kuri ka gapangu umanutse gutya k'ubururu k'umweru. Kaka ni k'umweru. Isange rero wanteguriye icyo bita ngiye umwana w'inyamasheke akunda icyo bita mayonnaise urumva ugashyiraho na ka breda kaka ni nyine kitwa breba kabanyitaga Kwaye umwana uturuka inyamasheke ubu rero wumvaga ndi kukubwira ngo nta gituza ngira nuro ufite igituza cyabaye danje umva kuntu kinihira wagira ngo niya ngoma y'abaporoso bakubita sha umwana w'intare sha wavutse mu maraso y'intare ya umva ndaje sha gatoya mubwire wagwane wakintu